ico ni icambere. Ikindi ni inyungu zijanye na materiel, ugasanga umuntu akundiye umuntu wenda amukundiye inyungu. Hano muri kino gihe ko turayibona cyane, umuntu aramugenda agakunda umugeni w'imyaka 45, ari umusore w'imyaka 25, wakwibaza ngo se abo bantu koko yakunze umugeni cyangwa yakunze inyungu? Nuguhugurira abakobwa bacu n'abahungu bacu, buriya ushaka umuntu umukunze ameze neza, wenda afite taye nziza wifuzaga, wenda afite imiremere myiza, ariko uko agiye azashika wenda rimwe na rimwe akaba deforme, nimba ari mutoya ugasanga abaye munini, nimba ari munini ugasanga abaye mutoya. Ugomba kwakira ukamenya kuko wa muntu ujanye atari marayika atazakomeza kumera kurya mu miterere yiwe ya physique, de mu buryo bw'imyumvire. Turabaramukije kandi tubahaye kaze mwebwe mwese mukurikiye Ibihe TV, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese, kandi dukomeza kubashimira mwebwe mwese mutugaragariza ko mudushigikiye, dusaba wowe utarakora subscribe ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizarusheho kugenda bikugeraho bikoroheye. Ngiye mubona kuri kamera ni Nkunzi Diane. Nkuko mubibona uyu munsi tukaba twabazaniye umutumirwa kugira ngo turusheho kugenda tuganira, ndetse arusheho no kudusobanurira ibintu bimwe na bimwe tudasobanukiwe. Umutumirwa twabazaniye ni umushumba, ni umukozi w'Imana ndetse n'umwarimu. Nkuko musanzwe mubibona, asanzwe atugezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amahugurwa. Uyu munsi rero natwe tukaba twifuje ko yaza ku Bihe TV show kugira ngo turusheho kuganira. Tuguhaye kaze mushumba. Arakoze cyane umunyamakuru wacu, turamushimiye. Hanyuma rero ndagira ngo nanje nze kubibwira, yewe nk'uko yarabivuze ndi umushumba w'itorero rya Horeb Pentecost Church. Ubundi kandi mu mirimo ya buri munsi ndi umwarimu, ndigisha ishuri rya Bibiliya. Ubundi kandi tuba dufite n'umwanya wo guhugura rimwe na rimwe ahantu hatandukanye, ingeri zitandukanye zo mu matorero, tubahugura ku bintu bigiye bitandukana. Murakoze rero kandi turabashimiye kuko mwatugirira icyizere kudutumira uyu munsi kugira ngo tubashe kuganira ndetse no gusobanura kuri bimwe ku ngingo zimwe mwumva dushobora kugenda tubasobanurira. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, nagira ngo mbanze mbaza akabazo k'amatsiko. Pasiteri, ese mubona amatorero y'iki gihe atandukaniye he n'amatorero ya kera? Ikibazo kiragoye ariko kandi cyoroshe. Tekereza kuko itorero rya Kristo ryose ni rimwe ku isi, kuko ari rya mbere ari n'ury'ubu. Itorero ryose ni rimwe kuko ryo ntirihinduka, gusa abantu babayeho hambere n'abubu nibo bashobora kuba bafite itandukaniro, ariko itorero ryo rihora ari rimwe igihe cyose. Uyu munsi rero twatekereje ko twaganira kuri topic igira iti imibanire myiza y'abashakanye. Ese ubundi nk'umushumba mwumva ko abashakanye bagomba kubana gute? Arakoze cyane ku bibazo abajije, cyane cyane ndumva abajije ibibazo biri très sensible kubera kuko ni ibibazo bijanye n'indoa. Aha twebwe icyo tubona cyiza kandi cy'ingenzi nuko ingo zose zubakwa ziba zifite imisingi ibiri. Nukuvuga ngo buri rugo rwose rugiye kubakwa ruba rufite imisingi ibiri. Umusingi wa mbere ni umusingi wubakiye kuri Kristo ku ijambo ry'Imana. Umusingi wa kabiri wubakira ku nyungu runaka umuntu yabonye mu muntu cyangwa yabonye ahantu, bigatuma ashaka kubaka rwa rugo rwiwe ashingiye kuri za nyungu yarebye. Wenda umuntu yogire amatsiko y'ikibazo kigira kiti, ese mwebwe nk'abashumba ni mwebwe mushingira abantu, kandi nk'uko twagiye tubona mugenda mubaha amasomo mbere y'uko bashinga ingo zabo, ariko kandi tukagenda tubona hakomeza kuba amadivorce. Uko iminsi igenda ishira tukagenda tubona ingo zirushaho gusenyuka, kandi mu by'ukuri muba mwatanze amasomo mbere y'uko abantu bubaka ingo zabo. Ese mwebwe nk'abashumba mubona biterwa n'iki? Arakoze cyane ku kibazo abajije. Mu by'ukuri iyo dukurikije ibintu tubona muri kino gihe bitandukanye n'ibintu byo hambere byabaye kera. Abantu batangira kwemera cyangwa se bakiri mu muco wacu, ingo zagiye zubakwa kandi zigakomera
rimwe na rimwe zigakomera kandi wenda batari bafite amahugurwa nk'ahaye ahabwa abanone, ariko nanone ugasanga izo ngo nizo ngo zagiye zikomera, nizo ngo zifite umugisha, nizo ngo abantu bakaruha bagasaza bari kumwe. Ariko twitegereza ibya none tugasanga ba bantu batoya babanye muri fiançaye, bagendanye urugendo rurerure, babwiranye amagambo meza yo aryoshye meza, ariko nanone nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka ingahe tukumva ngo zango zatandukanye. Wakwibaza ngo ese niki koko nkuko umunyamakuru yarabibajije byagenze gute? Kuko nari mbivuze mbere, rimwe na rimwe biterwa n'ahantu ingo twebwe tujya kureba urugo rwa senyise uwo munsi, ariko kandi kenshi urugo rushobora kuba rutari rwigeze kubaho. Kuko nari mbivuze, ingo zose zagiye zirema, ingo zubakiweho ababyeyi bacu abakurambere bagiye bubaka imiryango bashingiye ku kintu cyitwa urukundo, bafite intego yo kuza kubaka urugo, kandi ingo zose zikaba zishingiye ku ijambo ry'Imana kuri Kristo. Ndetse no mu muco kera byari kirazira kuvuga ngo umuntu wamaze kubaka umuryango ngo yongere kandi aje kuwusenya kandi ari we wawubatse. Ariko muri kino gihe kubera kuko ingo za none ari ingo zubakiye cyane cyane ku nyungu, kubifatika, umuntu akagenda akitegereza umugeni, wenda akareba physionomie physique, akamwitegereza bwa bwiza bwiwe yabonye, imiterere ye, akavuga ngo mbonye umugeni. Ariko muri profonde yari yatarebye indani ngo amenye ngo suriya mugeni tugiye kubakana ateye ate, afite micoki, yarakijijwe cyangwa ntiyakijijwe. Ico ni cambe. Ikindi ni inyungu zijanye na materiel. Ugasanga umuntu akundiye umuntu, wenda amukundiye inyungu. Hano muri kino gihe ko turayibona cyane, umuntu aramugenda agakunda umugeni w'imyaka 45, ari umusore w'imyaka 25. Wakwibaza ngo ese abo bantu koko yakunze umugeni cyangwa yakunze inyungu? Nico gihe rimwe na rimwe mugasanga kubera za nyungu, kubera bige yashingiyeho, iyo bishize rero rwa rugo automatikema rurasenyuka. Ikindi dushobora kubureba, abantu bashingira kubifatika. Umuntu ushobora gukunda umuntu ushingiye ku bushobozi afite cyagiye, bwa bushobozi bugashira, kuko ari ubushobozi bagiye ukurikiye byanga byakunda rwa rugo rurasenyuka. Ushobora kumukundira igifaransa cyinshi, icyongereza cyinshi kuko yize, ariko byamara kuko arizo washingiye, arizo nyungu, bya bindi byashira kakazi kashira, wa muntu ukabugiza ute, ukabura atandukanye divorce, kuko ndi washingiye ku misingi ikomeye ihamye yica ijambo ry'Imana ritubwira, yico y'umusingi wa Kristo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Bibiliya riravuga ngo iyabo Uwiteka tarubaka ingo, abandi bose babakora iki? Babakora ubusa. Mu magambo make rero, igituma nshobora kuvuga ngo ingo zo hambere nizo zari nziza, zari zikomeye cyane kuruta iz'uyu munsi, nuko ingo zo hambere zari zishingiye unikema kuri rwa rukundo. Ntabwo bari bafite inyungu nyinshi cyane, barebaga cyane, bari bafite pampas intego. Naho muri kino gihe umuntu ari mu kureba inyungu, aho kureba umugeni bagiye kubakana, akaza kureba inyungu ziwe, yakurikira za nyungu, kuko za nyungu igihe kimwe na kimwe inyungu zivaho zigashira. Iyo zivuyeho abantu baratandukana bakadivorce. Muri make neco ushobora gutanga kuri ico gisubizo. Urakoze cyane, ariko njyewe ntabwo ndanyurwa neza, kubera ko uvuga ngo abakera ingo zabo zari zishingiye ku rukundo. Umuntu agashingirwa n'umuntu abonye uwo munsi, cyangwa se yaramubonye rimwe ariko atamuzi. Ese ni gute umuntu yakunda undi atamuzi? Ni gute abantu babashaga guhita yubakana n'umuntu akamwiyumvamo, akamukunda, kandi ari ubwa mbere amubonye? Ibyo bintu byakorwaga gute? Arakoze cyane, afite ibibazo bikomeye n'umunyamakuru hano. Icyo kibazo mu by'ukuri kuko nari mbivuze kubijanye n'umuco wacu wa kavukiye wa Kinyamurenge, rimwe na rimwe umuntu bajya kumubariza umugeni, bakagenda bakakubariza umugeni. Iyo bagiye kubaza wa mugeni utamuzi, ariko bakabaranze wa mugeni, bakamenya ubufura bwa wa muryango, ubwiza bwawo, indangagaciro zawo. Rero muri bya bindi rero, iyo bamaraga kubikora gutyo, wa muntu yaragendaga bakamuzanira wa mugeni, ariko bakubakana bakabana. Kubera iki babanaga kandi batapatanye, batavuganye? Nuko icyo gihe babaga bashingiye ku muco
wacu, uburere bw'ababyeyi barerejwe, umwana iyo yari w'umukobwa akaba afite uburere, uw'umuhungu ahari waba agafite uburere. Cyagihe babahuza rero barya abantu nubwo batari baziranye busanzwe, ariko bakubaka bashingiye kuri ya misingi ibiri navuze. Umusingi wa mbere w'uburere, umusingi wa kabiri ushingiye ari we wa mbere cyane umusingi ushingiye ku ijambo ry'Imana no kuri Kristo, kuko ingo zose zibakiye hanze yiwe nizo zihora mu ntambara no mu bibazo. Hanyuma na wa muco nawe wagaze ufasha abantu kudasenya cyari kirazira, bagaze babentukana kera bakavuga ngo umuntu ntabyari ngombwa kuko umugeni amena inkinga ngo arasohotse aragiye ngo avuye muri rwa rugo. Ni ukuvuga ngo intambara zose zo mu buryo bw'umuryango wahuraga nazo byanga byakunda bagombaga kugira gute kuzihanganira. Bari bafite ikintu cyitwa kwihangana, bakagira urukundo, bakagira intego yo kubaka umuryango. Ikintu cyaguhakurukije iwanyu kigiye kubaka uwo muryango nico cyagombaga kuba arico kiri pampas yawe cyangwa ariyo ntego yawe nkuru yo kuza kubaka. Naho kuri none mu by'ukuri ubona abantu basa n'abashingira ku nyungu cyane. Ikibazo ndakivugaho wenda ibintu bigira ngo kuri bingahe. Icyambere, inama ya mbere dushobora gutanga inama ivuga ngo abantu mbere yuko baza kubakana, cyambere bagomba kuba babanza kumenyana, bakamenyana umuco wiwe, ubukristo bwiwe, uko ateye, imiryango yabo ko imeze, mbese mukabanza mukamenyana hariya. Inama ya kabiri ishobora gutanga ni inama y'abashumba. Igihe tuza gusezeranya babana tuza tubanza tukabigisha. No kuvuga ngo muri kwa kubigisha abantu benshi baheruka wa munsi babigishije bakiza gukora ubukwe, ariko hagomba kuba gukurikirana rwa muryango mushashu wubatse, kuko bugiye kwinjira mu bundi buzima batari basanzwemo. Rero nico gihe babantu bashobora gukurikiranwa cyane kugira ngo barusheho kugenda babereka ubundi buzima busha binjiyemo. Ikindi kintu gishobora kubafasha inama natanga ni uguhugurira abakobwa bacu n'abahungu bacu. Buriya ushaka umuntu umukunze ameze neza, wenda afite taye nziza wifuzaga, wenda afite imiremere myiza, ariko uko agiye azashika wenda rimwe na rimwe akaba deforme. Nimba ari mutoya ugasanga abaye munini, nimba ari munini ugasanga abaye mutoya. Ugomba kwakira ukamenya kuko wa muntu ujanye atari marayika atazakomeza kumera kurya mu miterere yiwe ya fizike, dede mu buryo bw'imyumvire. Burya mwara kumuvuga na magambo meza yoroheje, ariko azatangira kugaragaza izindi za kamere n'ayandi marangamutima, ukaba uravya bakemera we wa muhungu we cyangwa wa mukobwa we. Ugomba kwakira za mpinduka rero usanze. Hanyuma rero ikindi nshobora kuvuga ni inyigisho zigomba guhoraho z'abashakanye zijanye n'ijambo ry'Imana. Abantu bakigishwa, bagahora mu maseminari, bagahora bigishwa kugira ngo rwa rugo rurusheho gukomera. Haba hariho inkingi abantu bagomba kugenderaho, bagomba kubakiraho rwa rugo. Icambere ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri bikomeye cyane by'inshingano ku bantu bashakanye, abantu bagomba kwitaho cyane. Inshingano ya mbere ni y'umugabo, agomba gukunda umugore we bashakanye, kuko ni itegeko ry'ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rw'Abefeso 5 umurongo wa 25 uravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu. Igihe cyose wa mugabo we ukunze umugore wawe, wa mugore nawe afite inshingano yo kukubaha no kugucira bugufi. Ntuzigere nimba uri umugabo utegereza gucirirwa bugufi no kubahwa igihe cyose utatanze urukundo. Nawe wa mugore we ntuzategereze kuko uzakundwa igihe cyose udaca bugufi ngo bubahe, kuko ni reciproke zombi birabana. Ni ukuvuga ngo hariya ugomba kuba maso cyane muri izo nshingano. Iyo yari inshingano imwe nari mvuze. Kindi kintu dushobora kubakiraho ni ukumenya kuko tutarabamarayika, tugomba kwihanganirana mu buzima. Murashika muri rwa rugo mwagiye ugasanga mugahura na za changamoto, ariko iyo mutabashe kwihanganirana ngo umwe yihanganire kote negative z'uwabo na faiblesse z'uwabo, ni ukuvuga ngo cagihe nico giusanga musenya. Ariko nimba habayeho ikintu cambere ni ukuvuga ngo hagomba kubaho kwihanganirana. Ikindi nshobora kugarukaho cyane ni ukuganira, communication. Nimba hari ikintu kigoye mu bwoko bwacu n'ingo zisenyagurika cyane, rimwe na rimwe n'abantu babuze communication, n'abantu batabasha gute kuganira. Ibibazo byabo bakatura bataganira, byagira gutya bigatura bimeze nk'ibirunga. Iyo bavuganye rimwe bigahita
bisambuka ibintu bikavaho. Ariko nasabaga ko abantu bagomba kuganira, kuko communication iri mu bintu byinshi byubaka, kuko iyo mwaganiriye n'umuntu uramumenya, uramusobanukirwa. Iyo wamaze kumusobanukirwa hariya birakomera cyane. Gucirana bugufi, kwihanganirana, kubwirana. Ikindi kintu ni ukubwirana ukuri. Iyo abantu batabwirana ukuri, rimwe na rimwe ibintu birapfa. Ugomba kubwira umugabo wawe ukuri, ukabwira umugore wawe ukuri, mukagera. Nta wundi muntu, ikintu cyose kibi kibaho ni ukutabwiza mugenzi wawe iki ukuri. Hari ikindi kintu kigenda gisambura ingo zacu, ni ukutagira ibanga. Buriya mu miryango hari amabanga tuba twubakiyeho. Si ukuvuga ngo abantu bose n'abamarayika ziriya ngo mubona zubatse zimeze neza, wewe akantu nikaba no gutya. Nimba umugabo akuvugije gutya, wamubwira ku iwanyu uvuga ngo njyewe umugabo wanshatse ateye gutya, cyangwa uzigenda ubwira abagenzi bawe, ubwira faiblesse z'umugabo wawe cyangwa se z'umugore wawe. Harya kera ibanga ry'urugo waritaye hanze. Ni ukuvuga ngo umugore agomba kuba ari umunyebanga, umugabo akaba umunyebanga y'urugo rwiwe. Ingo nyinshi zisambuka ni abantu baba barafashe amabanga yabo bakaza kuyatanga hanze, bakayamena hanze. Ugasanga rero aho kwa gusenyagurika kurabaye. Wenda tukiri kuri icyo cy'inshingano, nagira ngo nibaze, ese muri iki gihe nkurikije uko tubibona hano muri Kenya, usanga ahanini abagore aribo bakora cyane kuruta abagabo. Mu by'ukuri ukibaza, kandi mu nshingano nkeka ko umugabo yakagombye kuba afite inshingano zo gukorera urugo cyane kuruta umugore, kubera ko umugore ni umufasha, hanyuma umugabo niwe nyir'urugo. Kandi iyo umuntu aje gufasha undi, burya azamufasha ariko ari ukora. Ariko muri iki gihe njyewe uko mbibona hano, mbona abagore ubona basa naho baruha cyane kuruta abagabo. Nkibaza ko nabyo wenda byoba biri mu mpamvu zituma abantu barushaho gusenya, kubera ko usanga wenda hari abatamenya inshingano zabo mu bijyanye no gukorera urugo. Wenda icyo kibazo ni ikibazo cyiza, ariko kandi gishobora kuzamo akantu kitwa karimo akantu k'ubujiji. Niba turi muri ville cyangwa ahantu hose twaba turi, ariko wowe mudamu akaba ari wowe ugira amahirwe yo kubona umurimo, ugomba kwiyumvisa kuko wa murimo ari wewe ugomba kuba responsable. Si ukuvuga ngo niba uhaye ukora ngo uje kunyaka ngo njyewe umugabo nataye responsabilité zanjye. Niba uwabonye umurimo nakore, wa wundi n'abakunganire. Erega hariya mu rugo hari ijambo ryitwa ubwuzuzanye. Ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo ni ugufata kote zanjye, faiblesse zanjye, nawe ugafata faiblesse zawe, noneho tukareba uburyo tushobora kuzikuvura, uburyo tushobora kuzirangiza kugira ngo hatagaragara icugo. Ntabwo wavuga wabonye umurimo mwiza cyangwa wose wabonye akazi cyangwa ikiraka ngo uvuge ngo ntabwo ngomba gukora, ngo ahubwo ni responsabilité z'umugabo niwe ugomba kubikora. Ni ukuvuga ngo aho haba habaye ikintu cyo kudasobanukirwa urugo neza icarico. Yego bagabo, kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo rwe, niko biritubwira, ariko kandi ni ubwuzuzanye. Twese tugomba kuzuzanya kugira ngo muri wa muryango wacu tuba dufite intego. Ijambo rya mbere ni ukugira ngo duteze umuryango wacu imbere, twigisha abana bacu tuzagere ku buzima bwiza. Buriya muri za ntego iyo muzifite mwaraganiriye, ikibazo niko nari nakubwiye ngo communication yacu yabaye nke. Iyo umuntu umaze kwinjira mu muryango wanyu, umaze gushingirwa n'itorero, buriya ava y'ibindi bintu biriza byose bibaho. Mugomba kubanza kwicara mugashiraho imirongo y'umuryango uzagenderaho. Iyo rero mushizeho imirongo y'umuryango, ibyo nabyo bizamo abantu bose bagomba gufatanya bagakora. Kuko ubizi mu miryango ntihazahura kubaho za cangamoto cyangwa kutumvikana kw'abashakanye. Ugasanga umuntu nimba yakoze amakosa ntabashije kumvikana na mugenzi wiwe, ntibabyumvikaneho neza. Ese wumva niki twakora kugira ngo abo bantu babashe kumvikana, bareke gusenya? Mu by'ukuri ibintu byose aho byagiye bipfira, ni ukuvuga ngo n'icyanyigisho zagiye ziba nkeya. Ni ukuvuga ngo ico gihe iyo mugiye kuza kubakana, umuntu wese agomba kumenya kuko mugenzi we atari marayika. Uriya mugabo afite ibyo akunda n'ibyo yanga, n'umugore nawe afite ibyo akunda n'ibyo yanga. Ariko rero iyo tumaze kumenya ibyo rero tukabimenya tukabyumva,
nico cagihe iyo mukosanye timushoka mutekereza kuko mushobora gusambura, ahubwo hagomba gutekerezwa kuko umwe muri mwe agomba kugaruka. Bazavuga ngo imodoka iyo zicanye maremare zombi ziba zigiye kugongana. Iyo wumvishije mugenzi wawe yazamutse, wewe urushaho guca bugufi kugira ngo nyuma uzabone kumubaza ububwiye ngo nyamara bwa bundi wazamutse ndaceceka, ariko nashakaga kukubwira gutya, nashaka kukubwira gutya. Nukuvuga ngo iyo dutanga inyigisho z'abashakanye tugira n'igihe twigisha abantu uburyo, n'igihe cyo gutanga ikibazo, n'igihe cyo gutanga icifuzo. Ce n'est pas n'importe moment, tagwa ari buri mwanya wose ushobora gutanga icifuzo cyangwa ushobora gutanga ikibazo. Hariho umwanya umuntu aba yumva kuko mugenzi wawe yabaye nkuba yabaye pose, ico gihe nico gihe ushobora kubaza ikibazo, nico gihe umushobora kumubwira icifuzo. Muri wa mwanya hari klima nziza, ariko deja iyo mwamaze gukusana cyane mwirukira kugerageza gushaka gucabana bagufi, umwe gaca bugufi. Kabiri, mushaka ubujyanama. Jambo rya mbere haba hariho amajyanama. Umwungeri wawe gusezeranyije ni umujyanama, aho kuvuga ngo umusenyi wamwegera akabagendera inama. Hari ababyeyi bacu, hari ba pare na ba mare, noneho bamwe nabo mwabagize ubungubu. Abo bose ni abantu bashobora kudufasha kugira ngo ya miryango yacu irusheho gukomera no kubaka no kuba imiryango mizima. Ariko cyane cyane ico navugaga ni imiryango yubakiye, mukaza mugenda bizubakiye ku ijambo ry'Imana. Niwe musingi n'ugo rufatiro rukomeye kuruta ibindi bintu zose. Wakomeje kugira inama abashakanye, abubatsi ingo, ariko kandi ntitwokwirengagiza ko dufite urubyiruko batarubaka ingo zabo. Nihe nama wobagira nabo kugira ngo bazarusheho kubaka ingo nziza, cyane ko ibo muri iki gihe nibo bizanira abafiyanse, hanyuma ababyeyi bagasa naho babashigikiye kugira ngo bubake, ariko mu by'ukuri ababyeyi ntabwo bakigira uruhare cyane kugira ngo babashe kubatorera abageni beza, ahubwo usanga ari bo wihitiramo. Nihe nama wabagira? Mu by'ukuri icyo kintu ni cyiza, reka nkigarukeho. Murabona umubiri w'umuntu ugabuye mu bice bitatu. Nukuvuga ngo hari umubiri w'inyuma tubona, hariho ubugingo, hakabaho n'umwuka. Nukuvuga ngo iyo uza gushaka ugendera kuri ibyo bice ko ari bitatu. Ugendera mu gice cya mbere cy'umubiri, ukagendera mu gice cy'ubugingo, ukagendera mu gice cy'umwuka. Ariko reka mvuge igice cya kabiri cy'ubugingo. Nukuvuga ngo hari iyo uje gushaka umugeni kuko mwebwe mubishakira icya mbere. Nukuvuga ngo hariya muri buriya bugingo habamwe ibintu bine. Habamwo ubwenge, habamwo ubushake, habamwo amahitamo, hakabamo n'amarangamutima. Rero iyo umuntu aza gushaka rero wirinda ikintu cyitwa amarangamutima, ugerageza gushaka uburyo bwo guhitamo ushishoje. Ikindi ugomba kugerageza uburyo ureba cyane ukurikije ubwenge, kuko Bibiliya itubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ibyo ni ku ijambo ry'Imana itubwira ngo ubwenge bwose bwubaka iki? Urugo. Ngo ariko umupfafagira gute? Ararusenya. Ni ukuvuga ngo ugenda ukurikije ibyo bintu kugira ngo ejo utazagira emotion, kuko si ikintu ugiye gukora cy'umunsi umwe, ugiye gushaka uwo muzabana eternellement igihe cyose. Nore rero umuntu mugiye kuzabana igihe cyose ntabwo ugomba guhubuka, ntabwo ugendera kugira amarangamutima, ntabwo ugendera kuri emotion ngo ubwo warebye physique gusa yonyine ngo igukwege. Nimara kugukwega ejo uzasanga ico wibwiraga atari cyo. Banza urebe umuntu mumenye no muri parti ya gatatu yitwa umwuka. Ese uyu muntu afite mizerereke? Ese uyu muntu arakijijwe? Ese uyu muntu ni muntu ki d'abord? Ukabanza ukamumenya muri ibyo bice byose. Iyo umaze kumumenya muri ibyo bice byose bituma ugabanya yanga amarangamutima. Nicyo narishaka kuvuga, ya marangamutima aragabanuka akaba make. Iyo abaye make ya rero bituma ushishoza ukubaka neza. Rero ga n'abakera kurya kubaza n'umuco ni mwiza, tukarebere gusa ku nyungu z'ubu ngubu, ariko umuco ni mwiza. Nubwo umuvuga ngo basaza bagenderaga bakaza kubazanira gusa ibintu, bakaza kubonera abageni babo bariya ariko mu by'ukuri buriya byari byiza. Bagenderaga ku muco, bakabaza ngo si umuryango wo kwa runaka bagira abageni bate ubufura bwabo bumeze gute, iriya miryango iteye ite, muri izo sanse zose bakazigenderaho. Muri kino gihe rero namwe, muri kino gihe urubyiruko rwacu mugomba kuba maso cyane, timurebe ntimureshwe n'inyungu.
ngubwo gusanze ngo umukobwa yisize utuvuta tw'uwo munsi lememe jour ngo mwakubitaniye ahantu ngo nabonye umugeni. No umugeni bageze batubwira kera bakera ngo umugeni ntazarebwa n'iyinga ndi wareba umugeni bose baba baje bameze neza. Ariko banza ushishoze, banza urebe mu bugingo, mu mubiri no mu mwuka, uriya muntu ateye ate, ameze ate. Cagihe biguhesha guhitamo. Urubyiruko rwacu rero mutwumva, bakobwa n'abahungu, mugiye kubaka ingo, uzumenya kuko urugo rwiye kubaka si ikintu gishira, ni ikintu kigiye kubaho igihe kirekire. Rero niyo mpamvu ugomba gushoza mu guhitamo, kuko guhitamo mwirinde guhitamo mukurikije inyungu, ahubwo hitamo ukurikije urukundo, hitamo ukurikije intego yico ugiye kuzageraho. Ganira n'uwo mugiye kuzabana, mushiraneho imirongo, muyumvikaneho, ya mirongo ariyo muzagenda munyuramo. Uko ingo zubakwa, uko imiryango ikomera, ese yubaka ushingiye kuki? Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kwiga bakabimenyerezwa, kuko ubwoko bwacu twabaye mu bintu byo kutiga, tukaba mu kintu tutigeze twigishwa, tukaba mu kintu kidakurikiranwa, nta seminari, nta nyigisho, imiryango ikabaho igatakara, bituma igenda rero yangirika. Kandi uko tugenda tuva mu bihugu twubakirwaga n'igihugu cyacu n'umuco wacu, aho tuviriye iwacu twagiye tugera mu bihugu bitandukanye. Twageze mu Rwanda tuhasanga umuco, ngo tugere i Burundi tuhasanga uwundi muco, ubu tugeze i Nairobi turi mu wundi muco, abahabagera mu mahanga za Amerika na za Canada bahasanze yindi. Rero kubera ko ico abantu bakagenda bahindagurika bakurikije ibihe n'imico, ariko tugomba kugaragaza guhagarara ku kintu kidahinduka, ni ijambo ry'Imana tirihinduka, tukaryubakiraho imiryango yacu tukatubakira kuri Kristo. Wenda ubutaha tuzinjira muri profondeur. Murakoze cyane, ndumva turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Sinzi niba hari inama ya nyuma waha abantu bashakanye. Ikiganiro turaba tugicumbikiye ahangaha, nitubona umwanya tuzongera tugaruke kugira ngo turusheho kuganira neza mu buryo burambuye, ariko twaba tukisubikiye ahangaha, ariko tugusaba nanone ngo wongere ugire inama abantu uburyo borushaho kubana neza, kugira ngo abana bacu barusheho kuzabyigiraho nabo, ndetse bizabafasheho kubaka imiryango myiza. Inama dushobora gutanga mu miryango yacu, twagira ngo twongere twibutse tunasaba abantu ko bagomba kurushaho gutekereza intego d'abord igiye gutuma zango zubakwa. Kubaka urugo si ukuvuga ngo ubwo umusore yagize maturité, ageze imyaka 20, umukobwa ageze 20, ngo ico gihe ngo deja ngo agiye kubaka urugo. D'abord ugomba kubanza kumenya ngo se rura rugo tugiye kuzamwo tuzarubamo dute, tuzakora iki, intego yacu ni yihe yo kubaka wa muryango. Iki ira kabiri nanone nosaba gusaba ni ugukurikirana ya miryango, cyane cyane saba abashumba bagenzi banje. Imiryango yacu ni imiryango ya Kristo, kandi cyane ntabwo tugifite abapagani bo hanze, kuko abantu bacu bose ni abantu bo mu nzu y'Imana, nibo dushingira. Ico gihe rero abashumba nabasabaga kuzoza turushaho gukurikirana ya miryango, barya abantu basezeranye vuba, nari mbivuze kare, kuko baba bafite changamoto nyinshi, kuko baba bagiye kwinjira mu buzima bundi batari basanzwemo. Ico gihe biba bisaba kuko begerwa, bagahugurwa, bagasobanurirwa, bakigishwa, bakegerwa. Ikindi waruvuze ni kijanye n'uburere bwiza. Abana buriya baravuze ngo uburere ni ikintu gikomeye cyane. Buriya niko nari nakubwiye ngo abakera ntibigeze babona imyanya yo kwigisha, ntibigeze babona imyanya yo kugenda umugabo ngo ugende uje gupatana, agenda aganire na wa muntu, ejo bazaba bavugana, babane, bagendana urutoki kurundi. Ariko kuko bari bafite uburere bwiza bw'ababyeyi, areba ibico mama we yakoze, wa mukobwa arataha muri wa muryango kuko afite bwa burere, aho komora umuco, aho komora urukundo, aho komora kwihangana, aho komora imbuto yo kubaka umuryango. Ni muri wa muryango akakurira neza, bikamutera kuzubaka urugo. Rero babyeyi bacu turabasaba cyane, namwe badukurikira mwebwe mwese, kubera abana urugero rwiza, kuko igihe cyose wabereye umwana wawe urugero rwiza utanavuze, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nibabona ingeso zanyu nziza ngo bazaherako bahindukirira umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo ingeso ziri mu muryango, uburere muri mu muryango, muri ya famiye yanyu, niyo b'abana bagenda bagira gute, bakurana aho bagiye hose, bakubaka, kandi kwa kubaka kukazagera ku ntego ikomeye. Murakoze cyane. Dusoza
ngira ngo mwumvise ko umugore afite inshingano ze agomba kuzuza, umugabo akagira inshingano ze agomba kuzuza. Siniriwe mbisubiramo, ariko umuntu wese arumva uruhare rwe agomba kugira ngo umuryango we urusheho gutera imbere cyangwa se arusheho kubaka urugo rwiza. Tukaba dusozereje ikiganiro cyacu hano tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kuguma kugira imiryango myiza ishingiye ku ijambo ry'Imana. Ikindi nagira ngo mbasabe mukomeze mukore subscribe kugira ngo iyi channel yacu irusheho kubagezaho ibiganiro byiza. Tubifurije amahoro y'Imana rero, nge mwari muri kumwe ni Diane Nkunzi.